So nuko vuga ngo uhita uhingukira ahantu hameze uko nguko handitseho ngo Kigali Smart Skills Hub for youth employment in digital economy, ugahita ukanda hano handitse ngo click here to apply. Wamara gukandaho ugahita ukurikiza amabwiriza ukuzuza kano gafomu byihuta vuba cyane mu gihe gito cyane rwose. Ahasigaye karinge turakoresha ko bano banjye muraho mumeze neza. Hano Bardo Official nk'ibisanzwe murakaza neza ku Uburezi Rwanda TV. Rero none hangaha Rwanda Polytechnic cyangwa se RP imaze kuba ishyira application ahagaragara. Abantu mwe mwaracikanga kwa applying muri Rwanda Polytechnic, waba warasoje noneho kaminuza, waba warasoje TVET, waba warasoje TSS, ugasoza general education cyangwa se secondary school muri senior 6 cyangwa se level 5 muri TSS. Mwese rero murararitswe hano, hari itangazo ribagenewe. Muranyihanganira natinze ho gato yamaze iminsi hari utuntu nagiyemo duke, ariko nagarutse hano ku Uburezi Rwanda TV. Tugiye kubana ni Bardo Official, muhawe kaze ku Uburezi Rwanda TV. Tugiye guca mu itangazo twita cyane, turebe ukuntu application inakorwa, turebe se na program arimo agiye gukorerwa application ni ze nyungu zirimo, bizatwara igihe kingana iki, birasaba iki. Muhawe kaze ku Uburezi Rwanda TV. Niwe gambegeze kuri YouTube channel, kandi like, subscribe, funguzo rya tujye tubana igihe cyose tukumye tuzamura umuryango w'Uburezi Rwanda TV. Kanda subscribe, like na share kuri Uburezi Rwanda TV. Uburezi, akazi na technology byose ni ibyawe. Nkuko mubibona baragira bati call for application, barabahamagarira gukora application Kigali Smart Skills Hub for youth employment in the digital economy, implemented by Rwanda Polytechnic Kigali College. Nuvuga ngo Kigali Smart Skills Hub ni ukuvuga ngo itangwa cyangwa se yashyizweho na Rwanda Polytechnic by'umwihariko kuri college ya Kigali, yashyizweho na ILO cyangwa se ICT Chamber ya hano mu Rwanda, Innovate for Jobs. Kaducana no muri rino tangazo ryose. Nuvuga ngo ntindi nko muri title cyangwa se mu ntangiro, gusa hano cyo nababwira ngo ni call for application ya Kigali Smart Skills, ariho tugiye kurebera hamwe ibintu birimo bijyanye n'ikoranabuhanga cyangwa se n'ibindi bintu byose bijyanye na smart skills babahamagarira no kwa applying. RP Kigali College invite motivated youth to apply for the Kigali Smart Skills Hub. Kigali College itumiye abantu bose bifuza cyangwa se bashaka kwa applying, urubyiruko rushaka kwa applying muri Kigali Smart Skills Hub, a national initiative designed to equip young people with industrial digital. Nuvuga ngo ni program y'ukorera w'igihugu yashyiriweho guhugura cyangwa se kwigisha, gutoza abana bato, ikabaha ubumenyi bw'ako kanya bwo kuba bahita batangira gukoresha mu nganda cyangwa se no mu bihe bigezweho, mu kazi kagezweho k'iki gihe, aho twifashisha ikoranabuhanga, haba digital, technical, innovation skills for decent jobs, entrepreneurship and self-employment, haba kubikorera, haba kuba wazavamo nyine wikorera, warwiyemeza mirimo, ndetse n'akazi kagezweho k'iki gihe. Batanga amasomo ashobora kuba yagufasha ku kanya. The program targets unemployed graduates, TVET runners, university graduates or dropouts, with focus on young women and persons with disability. Uvuga ngo ino program ireba abantu badafite akazi, abagraduatinze, abantu bize TVET, abanyeshuri muri university, ndetse n'abantu baba baracikirije amashuri, with focus on young women and persons with disability. By'umwihariko noneho abana b'abakobwa n'abana bafite ubumuga murashishikarizwa cyane, by'umwihariko mufite chance nyinshi. The program structure ni inge uko program yubakitse. Hari 6 months of intensive training, amezi 6 ya technical and soft with entrepreneurship skills, soft skills and entrepreneurship skills. Hakaza amezi 2 for industrial attachment, hakaza ndetse na job placement support. Byumvikane ko hano uzabona akazi cyangwa se ni usoza bazaguha stage y'amezi 2, then niba naguhe iki akazi. Cya kabiri ni available trades and programs.
ni 19. Amatrade cyangwa se amaporogaramu aboneka ni 19. Trade ya mbere ni ya developers. Muri developer dusangamo software application developers, abantu badevelopa ama software, ama Android app n'ibindi. Embedded system designers, IoT system and AI model developers, abantu bakora ama AI, virtual reality and metaverse developers. Trade ya kabiri dusangamo designers, habamo user interface ndetse na user experience designers, hakazamo graphic designers, hakazamo videographer and editor, anga mwita mwumvamo multimedia production. Kuri trade ya gatatu dusangamo ni how hari technicians, aho dusangamo computer maintenance technicians, electronics repair technicians ndetse na PV solar system installer and repair technicians. Trade ya kane ni networkers, aho dufitemo fiber optics installer, cyber security penetration testers, abajyanye no shaka no kwiga ibintu bijyanye n'umutekano, networking technicians. Trade ya gatanu ni fabricators, aho dusangamo digital fabricator, digital fashionista, 16 dusangamo cam designer cyangwa se ashcard ndetse na SolidWorks. Aba mechatronics hano bahita babyumva neza cyane. Kuri trade ya gatandatu ni automators, aho arimo PLC automator, robotic designers, SCADA operator. Noneho they are key cyangwa se amatariki tugomba twese kwibukiranyaho. Deadline ni tariki 25 z'ukwezi kwa gatatu 2023. Kwa applying rero ni link iyi mureba ngaha, yitwa ngo the application is available kwiburu, kanze nyifungure turebe. Icyo ugomba kwitwaza ni iki? Ni photo, passport photo, copy of national ID cyangwa se irangamuntu yawe, ubwo ni foto ngufi yawe, academic certificate cyangwa transcript, diploma yawe kuba yifite, NB all requested document are provided in one PDF document, not exist 2 MB size memory. Documents zose ugomba kuzifata, yaba ifoto yawe ntoya, yaba irangamuntu na diploma cyangwa se transcript, mo ukabihinduramo PDF file imwe kandi ntibirenze megabyte 2 z'ububiko. Email hano bayishyizeho ni Kigali Smart Skills Hub @gmail.com. Phone number muzire muri description. Ati dufungura iki ya link tuyifungure. Sorry. Okay. Muyirebe link, muyirebe muntu uza muri comment na nayipininzemo nta kibazo, kandi zinaje nyiba piningiremo ya original ivuye kuri Twitter. Murakoze rero, Imana ibarinde, nababwira ngo mwikabanye muri ino video. Bye bye, God bless you.